dutangiye filime reka mbanze mbahe gasopo nimbuzi kuri babantu barizwa n'ubusa iyo urebye filime rwose urira ugafatwa n'agahinda iyi uraza kurira nk'uruhinja niyo mpamvu nagira ngo uyirebe uyihorere hakiri kare simba nshaka kubabona muri kurira yo tangira hano hari imiziki iri kuvuga ukuntu abaturanyi bacuranga imiziki iri gukubita inzu z'abandi zigatitira rebe imiziki iri gukubita inzu imiziki iri gucurangira hirya hano urugo rw'abandi rugatitira we hari amabafu n'abavuga kumva urugo turimo bisa nkaho bamuhaye puriyave uri muri urugo bamuhaye puriyave Taraji P. Henson uramubona ariko we dutangiranye ari hano ariryamiye n'akana umubyeyi ndagira ngo urebe filime umubyeyi n'akana aba yaraye yakambitse kuteri kumva uyu mubyeyi yaryamye rebe yatangiye kwibona ateruye akana ke ari kuva kwa muganga afite agahinda ndagira ngo urebe filime nibyo yarotaga ari kuva kwa muganga n'akana ke we rebe yarabyutse hari imiziki iri gucuranga hafi y'ahantu ari abaturanyi bacuranga bakabangamira sosiyete rebe arabyuka yo katorore Aria Come on, baby. Byuka. Let's go. Byuka. Rebe yabyukisha akana ke nuko dutangiye filime yacu. Yeah. Yo. Mama, wabonye ko nabikoze umwana arakaro yakoze? Gashire hano sinshaka wangiza batiri n'insinga z'aka kantu ni projet ya siyanse ku ishuri bagutumye n'akantu kako umwana yakoze mama ndashaka kwiyuza sinshaka kugwa ukibabaza nanone sibyo kandi ukarashaka kwiyuza mama abwira ati utagu mama ni ngombwa tujye kwiga uyu munsi buri munsi ni kuvuga ufite kujya kwiga kana kitwariya niyo mpamvu z'ubwenge rega reba dushe nawe uyu mama bisa nkaho amikora atari menshi mama uyu munsi uze kuma amafaranga batanseka bande mwarimu yarambwiye ngo umpe amadolari 40 yo kwishyura ibiryo ngapana kujya mpfunyika ibiryo by'amafuta mwarimu yabikubwira imbere bande banyeshuri Igo usindishyura amafaranga y'ibiryo yumva umugore akana baba bari kugasebye ngo mama ngwishyura amadolari 40 nge nsangira n'abandi bana komeza gusebera ku ishuri mama fayo n'akana ke filime bayise Slow bebe avuye n'akana avayo yibera muri shawuri yako akana karagenda gakurura igikapu terura igikapu wigikurura nta mwanya mfite mwana wanjye terura Mr. Bell nta mafaranga mfite yo kuguha uyu munsi amenyo yawe ari kari he akana ni umugabo uri gusabiriza hano wamfunguriye ibyo wamfunguriye umugore nawe asa nk'utifashije urabizi reka uyu mugabo muhi ni umugore twabonye mu nzu harimo igipapuro cya puriyave umva niyo yonyine nari mfite arayamuha ntuyagura inzoga ntago nyinywa inzoga mani kuba umuntu yinywera American gin abanyweye inzoga we ishuri wabonye ko nagwaye puriyave nyiri byondo ninjya mu karuhuko saa 4 genda kuzanira amafaranga uyu munsi baratwishyura saa 4 nutanzanira amafaranga yanjye ibintu byenda bisora mu nzu bitanze bwira umuturanyi ajya agabanya imiziki ariko umwana asinzira uyu yishyura ku gihe ajya acuranga ibyo ashaka ntago ari nkawe uyu mugore baba mwishyuza gusa ngo uyu munsi ari buze kwishyurwa afite akantu k'akamodoka kakababura afite utubazo yaje ku ishuri yazanye akana ku ishuri ndagira ngo urebe filime umubyeyi
baramwishyuza kuri ya ve ntago bimworoheye katurore yazanye kana ku ishuri mwana wanjye umunsi ndi bwishyurwe ndaza kugaruka hano nishyura amafaranga y'ibyo kurya saa sita ku ishuri sibyo ntago uransezeranya yigo mwana wanjye ntago bazongera kuguseka ibaza akana ke ko ku ishuri bajya bagaseka n'abarimu kuko kikatishyura amafaranga yo kurya ku ishuri amadolari 40 urumva ko uyu mugore ashobora kuba disi nawe yifite ibibazo by'amafaranga yaraje apepera mwarimu iyi filime yaje ku kazi yaje ku kazi mu rukerera kumbe n'umukasha we mwadufashije abakiriya ni benshi muri alimentation murongo ni munini yaje n'abakozi babika ibintu mu alimentation akoramo fayo There's always a damn zoo up there the first of the month. Angela calls. Angela yahamagaye uyu munsi nari bukore. Register's open, so hurry up. Register irafunguye genda utangire ufasha abantu. Why are you walking? Kugubwira ngo genda ukagenda iruka. Uyu ni boss we Richard. Uyaje gutangira akazi. Ngo hari wasibye utakoze abakiriya babaye benshi. Abakeneye yubabarira abishyura vuba vuba basohoka bagenda. Umugore yaje mu kazi. Wa mugenga azana akabuno kawe dufashe vuba twishyuze twigendere. Ukurikira ninde yaje kubarira abantu. Niko kaza akora. Muri alimentation twishyuye ngo tuyamamarize zirakeneye. Urebe. Akira. Bada. I'm sorry, ma'am. Buy some of these items. WIC card yanyu ntago tuyemera hano. Ariko niyo njye nkoresha hano hose. Simbizi. Gusa hano batubuje kwakira ino karita. Police or something? None se uri umupolisi urishyura amadolari 38 aramutuka fata inzoga bayimumenera iruhande harabakira bameze nk'abasazi biriya bintu wabyikoresha ina aragiza ngo Amerika we bihanagure vuba vuba abantu batabinye we araje babarire yaje hano ameze nk'unaniwe kiragutemye oya hari mugenzi waje kumubaza umwana ameze ate ameze neza yagira gutya akira udufaranga uyu mugore arakeneye n'inshuti ze bakorana ku kazi ziba zibizi fata ku dufaranga aya mafaranga aragufasha kumugurira imiti ntabwo nafata amafaranga yawe hari umuntu uba ukennye ariko yiyubashye ntabwo ugomba gukomeza kwigora gutya mba mpangayikishijwe nawe muganga yambwiye ngo umwana wanjye araza iriya ndwara gukura yikire mu kanya ndajya kumureba ku ishuri bino turabicamo birebe turabicamo okay umukobwa bakorana tuvana tugende cya boss kitaragaruka ngo kitubwire nabi ndaje telefone irasona urebe hello Oh, yeah. Aria told me about the... Yego, Ari umwana wanjye yari yambwiye iby'amafaranga. Ndabazanira amafaranga. Kuki umwana wanjye umusebye imbere y'abandi bana mu ishuri ngo ntarishyura amafaranga yo kurya? Ngo cyamine rivari. Please don't do this. She fell. Ask her. Yaguye muri dushe nimba abonye afite udukomere ku mugongo ntago njye mukubita ku ishuri babaza umwana ati ufite udukomere mama arakuhohotera. Atakana kaguye muri dushe. Ariko kano kazura gashaka nawe ugashaka. Ku ishuri ry'umwana baramamagaye. You see that line out there? Ubonye umurongo uri hanze niyo bari president uguhamagaye genda ngorera akazi. And you're on the damn phone. None uri kuri telefone yawe. It's company policy, don't uri kurega ku mategeko ya company. Richard. Something going on my daughter's school. Ku ishuri ry'umwana wanjye hari ikibazo kivutseyo. Not trying to leave here, Janaya. Ntago wagenda n'abakiriya mfite. They said I have to. Birarenze barambwiye ngo mbanguke nona. Some bullshit. Buri gihe ufite impamvu ugiye ufite impamvu. Urabizi mbana n'umwana wanjye gusa naho ndi muntu mfite umfasha. Have your ass back here in 30 minutes. Ngo iminota 30 usimbukira ku ishuri ry'umwana witugaruka. Okay. None se wanyishyuye se n'ubundi ku munsi wari gutwishyura bafite ukuntu babishyura buri cyumweru nimba atari inyuma y'ibyumweru bibiri. No, I got to attend your register, do your job, and now you want me to. Nashyizeho umuntu ugiye kuba agusimbuye none ngo nanakwishyure. Va mu maso ndakwishyura ugarutse. Akazi karangiye. Minota 30 niyo bamuhaye. Acaho yirukanka ni mama. Ku ishuri ry'umwana baramuhamagaye. Yaje hano ageze hano hanze yahakorera hari banki baturanye. Hari akabanki baturanye bwa bundi bw'ubu microfinance. Yese abanza guca muri banki. Hari umurongo. Excuse me. Umva. Hi, my name's Janaya. Mazina yanjye ni Janaya Watkins. Nkorera hakurya kuri alimentation muturanye. Ndakuzi.
ndi kubikuza amadolari 40 kuri ATM. ATM ikambwira ngo mfite amafaranga adahagije kandi genda bizi mfite amadolari 47. Impamvu bari kuguha message nuko amafaranga yose yakuyeho konti yawe yabimeze nkaho ifunzwe. Urabizi konti yanjye nimushake muyifunga ariko mumbikuriza amadolari 40. Afiteho kuri konti amadolari 40 gusa na 7. Yesi yatse imodoka za hano. Hariya n'umukene atwara imodoka ntibigutungure kuba umuntu akennye atwaye imodoka. Ziba ari ubuntu. Hari ahantu ngo mugenda mukazitoragura abantu bajya niko bajya bamagirira. Hari naho mujya gugatora amafaranga yaje ku ishuri. Mise mbanguka. Mama kumbe harabatwaye umwana we. Madam, banyita Diana. Duturutse mu kigo gishinzwe kurengera uburenganzira bw'abana. Umwana wanjye rwari igicuri. Akeneye imiti. Umva madam. Ndashaka kuba ndi kumwe na mama wanjye. Umwana wanjye ngo mwamutwara kuriye. Ikigo gishinzwe guharanira uburenganzira bw'abana. Umva. Umwana wanjye rwara asima. Yatangiye gusakuza. Umwana baramumwatse baramutwaye. Uretse gato. Umwana wanjye muramutwaye. Agiye mu maboko mazima. Ariko yarari mu maboko mazima turi kumwe. Nitwe tubimenya nka leta. Umwana umva. Mwarimu na directeur w'ikigo batubwira ko umwana ageza ku ishuri ashonje. Harani muri Amerika. Iyo umwana aza ku ishuri atariye bakabibona rimwe kabiri gatatu umwana baramukwaka akajya kurirwa na leta guteye wicisha umwana inzara. Ngo umwana aza ku ishuri ashonje. Barimo baba bibona kana gashonje gafite umururumba. I work 2 jobs. Gorutuzi tubiri. I work 2 jobs. Gorutuzi tubiri. Kugira ngo njye n'umwana wanjye tubashe kurya. She can't even. None ikindi nta nubwo arya ibintu byose abonye ashobora kurya ibyo abonye akamera nabi. The teacher also says she's usually not very clean. Ndetse uriya mwana ngaza atanafite isuku ihagije wagira ngo nta karaba. Ibyo ngibyo leta ibiri kubicunga Amerika ikamukwaka. Ibyo ni ibinyoma. Ibyo ni ibinyoma. Okay, sometimes I don't. Yego rimwe na rimwe rigimba ntafite gazi ishyushya amazi. So I don't have hot water. Wenda amazi ashyushye nayabura ariko ngerageza kumwoza basi. Urabizi sinamwoza amazi akonje nanone. Kuko arwaye asima. Ndarahira ndababwiza ukuri. Tuzagusura mu rugo. Kuki muri gukora ibi? Mwintwarira umwana. Byarangiye. Umwana nawe n'uwa leta ntago ari uwawe. Fata ikarita yacu uzaduhamagare ku kigo cy'uburenganzira bw'abana. Dufite amakuru yawe tuzaguhamagara. Tuzagusura mu rugo turebe umwana nimba abayeho ubuzima bwiza. Umwana waraza kuba ari mu maboko mazima. Leta iraza ikamutwara iyo ubona umwana yishwe n'inzara. Bakajya kumwita bakamuha imiryango yindi yamurera cyangwa nabo bakamurera. Kuko umwana ni umuntu nyine ukomeye cyane. Buriya hari abari kuvuga ati baje se bagatwara n'aba bacu. Nabajyana muri Amerika tu. Ntaribi. Umugore bamwambuye umwana we. Ngo umwana ntabasha kumwitaho neza. Ariko buri umwana uko yabakennye kose ari kumwe na mama we. Mama we niba uzi ukuntu yita ku mwana we. Umugore bamuhaye iminota 30 ngo abagarutse mu kazi. Dora mbutiyaje ngira mufata. Dora mbutiyaje ya Kabeza ngira mufata. Katorore. Arafiya yakubitana n'indi modoka we. Arafiya ye. Yaciye mu nzira itari. Wandaye we y'ikigoryi. Bamutera ibintu hano n'umugabo w'umurakari w'umuzungu. Afunga umutwe arikomereza. Gendera ikigabo kirarakaye. Urabizi wowe uwanjye ndagufite. Urifuza impamvu, uricuza impamvu waturutse iwawe. Ikigabo kiramwomeka. Bino babyita road rage. Nta bagabo bo barakare. Mura mu muhanda wa murakaza akakugenda akana kugonga cyakaba yana kwica ikigabo gitangira kumugonga. Ibi birego muri Amerika bihoraho. Babifitiye amatoroma yaho utamenya. Baramugonze muhanda ari kugenda. Kubw'amahirwe imodoka iraparika. Urebe kubw'amahirwe imodoka iraparika. Bamuhaye iminota 30 ku kazi ngo babangutse. Yakije imodoka iranga nibwo modoka bwa make wabushaje. Bwa news rukabushaje n'imvura iri kugwa. Imodoka yarakijanga kwaka. Buriya rero umuntu atunze imodoka ya make inashaje aba yaramaze kwiga ubukanishi. Uragenda ubukanishi ukabumenya ku
buryo wanafungura igaraje imodoka ishaje n'iki kwigisha kugira umukarishi afanda nawe avayo undebereye imyaku yaje nishimiye kuje hari umugabo ngonze nabonye plaque zari imodoka kumbe wa mugabo Fedore nguyu n'uyu nakubwira ntabwo ruswa nanjye ndi umupolisi dukeneye perimi yawe Nyagasani dore ngo baramuviraho indimo uyu mugabo arangu niwe wangongeye imodoka nshyashya wagakobwa we zana ibyangombwa byawe nonaha ndebe ko nafite impamvu yo kugufunga umva wegenda warakaye ndamuguhanira ajya kuri polisi nirongera kukubona ahari wo hose uzashaka inzira yemewe n'amategeko yo kumena ubwonko bwawe wice niyo magambo umupolisi yamubwiye ngo nzashaka inzira iyo ari yose ninongera kukubona yemewe n'amategeko ngo uturitse ubwonko inzira iyo ari yose ntabwo umupolisi ashobora gukorasa akavuga ati uyu muntu rega yandwanyije yaranyambuye imbunda yaranyishe uyu mugabo niyo mpamvu avuga ati nzashaka inzira iyo ari yo yose n'umupolisi wice Nyagasani umukobwa yarikanze inzira iyo ari yose yemewe n'amategeko nzayishaka wice You have your license and registration, ma'am. Ufite ibyangombwa byawe zana amaperimi hano n'amarisa n'amasiranse byose aratanga. Byararangiye. No, I get paid today. Uyu munsi ndi bwishyurwe nari kuza kwishyura siranse nta na siranse afite. Ndakwinginze. I'm gonna write you a ticket. Ngiye kukwandikira. Please. Mbabarira. I have to have my car. Iyi modoka ndayikeneye. Ntabwo nabona amafaranga yo kwishyura nunyandikira. Iyi modoka ndayikeneye. You will be arrested. Iyi modoka nuyitwara ukiruka turagufunga. You want me to call him back here? Mamagarura mugabo garuka bawe mudiringa. Oya. Stay there and don't move. Va mu modoka turayipakiye. Nyagasani. N'akamodoka ke baragapakiye. Yaje n'amaguru yanyagiwe. Yanyagiwe. I can help him. Reka mfashe undi muntu. Ma'am. Oya madam. Use the other one, please. Oya komeza ukore. Thank you. Thank you. Murakoze. I called Michelle in. Nahamagaye Michelle zo gusimbura. Uri watinze. You've been gone for 2 hours. Umaze amasaha 2 nagwaye iminota 30 kandi hari ani ku minota murabizi. Agari bimwe byanyu bino muri office. Ari iyo muvuganye n'umuntu mu minota 30 pana bimwe byacu iyo umuntu akubwiye isaha uhitubigira 5 kugira ngo dusigasire n'umuco wa Afrika. Bamuzanye hano. Look at you. Irebe. Dripping all over the damn floor. Kindu tosa ahantu hose ugeze. I'm gonna have to let your ass. Urabizi ngiye kukwirukana. This job. Kano kazi ndagakeneye. Yeah, well. Yego. Thought about that shit. Wari kubitekerezaho. 2 hours. Mbere yo gutinda amasaha 2 nagwaye tarani miniti. Across the street at the damn bank. Ngo bana kubonye ujya muri banki ngo kwibikuriza wa mujinga we. Waransaba ngo ugiye kwishura ukajya muri banki. Nari ngiye gushaka udufaranga two kwishyura ibyo kurya by'umwana wanjye. Fucking excuse. Ari kugira inzitwazo nyinshi. Wait a minute. Buri muntu ugira ibibazo byinshi abafite n'inzitwazo abantu bagero bakakurambirwa bakagira ngo n'urwitwazo ngo cyangwa uri kubeshya kuko ibibazo bibari byinshi atufite inzitwazo nyinshi hamba bazi nguhaye that shit on your damn self. Ibibazo niwo byiteje ndakwirukanye arirukanywe no mu kazi basinyishyura ayo naringijejemo hari amafaranga yaragejemo yagomba kwishyurwa uyu munsi y'ukwezi urashaka sheke yawe You know when you get fired. Iyo wirukanywe check is in the mail. Amategeko avuga ko sheke yawe ibizaza muri email tuzayikoherereza mu rugo. Ubwo ni nyuma y'igihe byaraciye mu nzira ndende. Ayo mafaranga ndayakeneye nona. Nishyura inzu mbamo. Nishyure n'ibyo kurya by'umwana wanjye. None suragiraga ibyo bikoreye iki? Sheke rero wari wayanditse yimbi. Ntayo nguha. Iyo wirukanywe sheke bayikoherereza nyuma. Sokera mu kigo baramwirukanye. Wibuke yagombaga kwishyura inzu. Nyirinzu yamubwiye ngo nutinda ibintu byenda bisora mbijugunye hanze. Katurore. Ngo sheke tuzayikoherereza mu rugo. Yaje ataha asanga nyirinzu Randirodi Barandirodi namwe murabazi ibintu yabisohoye. Ibintu yabisohoye. Soro afisa ngo sayino nagaruka unyishure. Cyo ntago bindeba rero ibintu byawe nabisohoye Nyagasani. Ibintu bye babisohoye. Dore na ya proje w'umwana yagomba kujyana ku ishuri. Ibintu bye babisohoye n'akamatora yari afite se binganikisha. Nyagasani n'imiti y'umwana. Imiti gute wakora ibintu nk'ibi miti y'umwana wanjye ukayisora nk'inyagirwe. Cheka ko n'ikigori gise mumvire mu nzu ushaka yubaka muri kurya neza. Barandirodi nibo bantu ba mbere ubundi ngo batazi kwita ku bakiri. Ngo bababona ari imwe bari kugirira abapangayi. Yararize. Katurore. Bebe.
you been? I've been calling. Yahise agaruka ku kazi bamusohoye mu nzu arajya hehe kandi bamufitiye amafaranga. Ngeneye amafaranga yanjye. Part of mail. Ni icyerekezo navuze cyo kukoherereza kuri mail tugeze wumva. Way to live for me and my daughter. Ari amafaranga niyambesheho n'umwana wanjye nandi dufite uko. I think that's part of my. Ibyo se ngiye birandeba aho muba nakwirukanye. Sokanu. Siche. Okay, now nzaza gukureba kwa gatandatu abakire ntago babazi ko abantu bafite ibibazo kumbe bakiraho hari winjiye. How you doing? Meze temada. Asoma izina rye. Bakwita Janaya. Y'all sell Black and Miles in here? Ko njye nguhamagara ntunsubize. Takura yimbunda kumbe nago baziranye asomye izina rye. Mumereza amafaranga yanyu. Mereza amafaranga n'abashura batatse umukire. Zana amafaranga. Fungura safe. Sawa usareke nyabahe. Uzaza gufungura amafaranga yose yakoreye. Jya hasi. Mujya hasi. Get the fucking money. Fatira amafaranga wamberese wa gikobwa we. Fata amafaranga hano. Yanga kuyaba. Nanjye ndayakeneye. Yashira umukobwa waje umukobwa arayimana. Nanjye nayo bande yakeneye yashira umukobwa waje. Arayabima neza. Barakubita. Bararwana. Umugore afite ibibazo nta mbunda yamutera ubwoba. Barakubita. Sikunya ikigabo hasi. Mwambura imbunda aramurashe. Nawe amafaranga arayakeneye nta hantu ho kuba afite. Rebe urakeka ni ikigoryi wa gakobwa we. Ibi nawe wabikoze. Ni weho ubiri inyuma. Wari waneze bano bashura ngo munyibe. Ugomba gufungwa umva boss kandi. Umukobwa aramutabaye. Bano bantu ntago nari mbazi. Yaguhamagaye izina ryawe ariko. Yasomye nemutaga yanjye kanu baraba bambaye. Umva bayibye kandi umwe mu bagore bankorera niwe wangambaniye bamwita Janaya Watkinson yanesha abashura umva fande nakumva boss yo kumuteza polisi. Yanyiriye amafaranga avuga ngo arashaka kwishira umukobwa wazana n'amabanda abiri. Niwe wari waneze mu mufunge. Ugiye kujya gereza. Nawe yayisamurasa. Hari igihe ubona umuntu ari kukubeshyera byakurenze. Yari guhamagara polisi ngazongera ku mubyeyi gute ugiye kujya muri gereza ayisamurasa. Nawe byamucanze yabaye nk'umusazi. Arangije areba hano. Rebe areba sheke yanditseho amazina ye. Iyi niyo nashakaga. Nta mafaranga yibye yafashe sheke ye yari yaje kwishyuza. Mada twafunze. I'm sorry, it's after 4. Jones. Let her in. Mureke ndamuzi uwo mureke. Akorera hakurya baramuzi. Na kariya jano yinjiye muri banki azanye sheke ye gusa. Na ya projet y'umwana we mu gikapu. Bamusoye mu nzu yifitiye ibibazo. Amaze kurasa abantu babiri menya atanabyibuka ko yabarashe. Ha polisi baje hano. What the hell? Biri biki? Yeah, this is a mess. Ibibazo ni ibibazo kabisa. Robbery? N'ubujura? Oya. Oya. Amafaranga yose aracyari hano ntayo batwaye uriya mugore nta muntu yibye. This one is the manager. Uyu ngo yari manager w'iyi Shot at close range. Shop. I had one in the chest. They both. Hariho barashe bamwegereye bombi babarashe babigiriye. Cameras? Kamera ziragaragaza iki? Do they work? That's what. Zirakora tugende tukwereke ibyo kamera zafashe. In order. Put it on repeat. Basubiza inyuma barebe. Barabireba uko abajura binjiye. Uriya mugore tuzi uwo ari we? 911 operator said her name was Janaya Wilkinson. Boss yari yahamagaye aravuga ngo yitwa Janaya Watkins. Avuga ngo niwe wari wapanze bano bajura ngo baze kwiba boss. Boss niwe wahamagaye. It's in the file cabinet. Iyi ni dosiye yigaragaza uriya mugore uwo ari we. She was just getting her check. Yaraje kwishyuza ariko uriya mugore. Hari undi muntu umuzi? Detective K. Raymond, did you witness? Nitwa Detective Ray Kaymon. I just saw Janaya in there. I heard some. Janaya namubonye yinjira numva urusaku ndiruka rw'amasasu. Wamuvuga hiki? She's a good person. N'umuntu mwiza. She's a good mother. N'umumama mwiza. Wouldn't do nothing like. Ntago yakwica abantu ntago yakora ibintu nk'ibyo. Is she the type of person that would set up a robbery? N'umuntu wategura abajura se ngo baze kwiba boss we. Not this girl. Oya ntago ibyo yabishobora. That is my friend. Janaya ni inshuti yanjye. Some hood bitches and she. Indaya ndasizi zakora ibintu nk'ibyo ariko uri atandukanye nazo. Ntago mbeshe uriya mugore n'umwana mwiza. Afite akana n'umubyeyi wiruhiye. She don't talk to nobody. Ntago ari wakoranye n'abari abashura ngo baze kwiba boss we ntago ibyo bintu yabikora nta muntu bajya bavugana. She dealing with a lot. Afite ibibazo byinshi bwo muri minsi. And when she got. Ninjye muntu wenyine ujya ugerageza kumufasha afite.
She wouldn't do it. Ntabyo yakora. I'm telling you. Ndababwiza ukuri. Ntago yakora ibyo bintu, ntago yategura abajura ngo baze kwiba boss we. Ntago yabishobora. Bafande bacho. Yeah, she's definitely in on it. Oya mugore niwe wabiteguye. Give me an APB on her car and hers. Imodoka mutubwira hiri tuyikurikirana. Person of interest. Tumenye ninde murushaka ko yateguye. Urashaka gukora iperereza ry'ikise n'uriya mugore wabiteguye. Mushake imodoka y'uriya mugore ahiri hose tumushake. Next please. Ukurikiye uyavayo. Aje kubikuza. I need to cash this. Ngira ngo mumbikuriza akagasheke. You must have kids. Ufite abana. Abana nibo banduje sheke yawe ndabyumva. Babonye ariko izindi bank sheke uyizana rwose yanduye bakayakira ati buriya n'abana bakubaganye nta kibazo. Ngaho mereza irangamuntu. Your ID. Zaniranga muntu yawe suduhaye sheke. It was stolen. Irangamuntu yanjye yaribwe. Oh, I'm sorry. Tubabarire. Udafite irangamuntu ntago twakubikuriza. Umva. You've helped me before. Usanzwe umbikuriza hano uranzi. Kana amafaranga y'akazi. Listen, it's the policy. Hari igihe umukashi y'abakona ku bantu batera abakuzi uhora ubabikuriza nimba ari business runaka kwishura mbikuriza nubwo narangamuntu mfite. Ntago nakubikuriza udafite irangamuntu. Usanzwe umbikuriza buri munsi uranzi ko ngira irangamuntu ndayiguha. Ndabyumva ariko genda uvugane na manager. Maybe she can help you better. Hari niwe wagufasha. I'm sorry. Babarire. Ifite stress agahinda kinshi. I'm sorry, but babarire turayibundu ndavuze ngo mbikuriza amafaranga yanje mbikuriza iyo sheke. Okay. Arayifata mbikuriza ayo mafaranga. Bano barabibonye buriya si umujura uje kwiba banke bahita bakanda aram kandi zihita zijya kuri polisi ngo umuntu aje kwibisha intwaro. None filime telefone irasona kwa manager. Benevolent Bank and Trust speaking. Nini ko ruvuga nabafasha iki? Iyi ni 911. Turahamagawe ngo hari ubujura buri kuba hari umuntu ufite imbunda uje kwiba. Yes, that is. Yego nibyo. You said your name is? Uvuze ko yitwa nde? Parker. Banyita Nicole Parker. Ni je manager w'i bank. This is the Main Street branch. Ngo Yes. ishamo niwe rya bank yararivuga. Eyes on the person, man. Umuntu uje kwiba bank uri kumubona? Briefly describe them. Tubwira ukuntu ameze. Yes. Ndi kumubona? A black Ni female. umugore w'umwirabura. About 5'7". Uvuga indeshyo ye 5 kuri 7. She's wearing a. Yambaye agakoti k'umutuku n'ikoboyi. She comes in here all the time. Buri gihe asanzwe aza kubikuza hano. Across this. Akora muri supermarket duturanye hakurya y'umuhanda. Usanzwe uzi izina rye noneho? I can't remember. Ntago naryibuka neza. It's something like. Nimba ari Jenaya ibintu nk'ibyo. I think. Janaya Wilkinson. Jenaya Wilkins. How do you know that? Yego mubimenye gute? Police are en route. Polisi iri mu nzira isa. Polisi iri mu nzira isa. Oh my God. Mana yanjye. Bigenze bite madame? She has a phone. Afite na bombe wafite igisasu. Babonye ya proje y'umwana we yifitiye bayita igisasu. Ureba ukuntu ibintu bigorana. Yifite ya proje y'umwana yakoze yo kungo ya science yaka. Manager bank yise avuga ngo ni igisasu. Aho ngaho polisi itivuga ati ni Al Shabaab ni ikebe cyateye. Barakwereka polisi yaje hatuye kwa Randy Road. Aria Wilkinson. Aria Wilkinson. That's her daughter. Uyu ni umukobwa we. She was sick. Umwana wararwaye. I was always taken to the hospital. Umwana mama mujyana mu bitaro buri gihe. Struggling, she still gave me. Mama we nubwo akennye bafite ibibazo byinshi ariko nco buri gihe akama amafaranga kugira ngo nanjye nshaka icyorya. Ni umugore mwiza. Damn about none of that shit that. Natwe byo ntago byitayeho ibyo avuga. Alright. Je mfite uburenganzira bwo gusora ibintu bye mu nzu yanjye nubatse barya neza nkabishukunya hanze. You got a first and last. Kwereka inzu yabagamo murabanza mumwishyurira amezi 2 yarandimo. Bitisa na rugo bakingurira inzu yanjye. Uyu hano niko biba bimeze. Umurandiro daravuga ati nago yinjira mu nzu nubwo muri polisi mubanze mwishyura amadeni uriya mugore yaramfitiye. Korana natwe. This one anymore. Oya nta nubwo ibyo tubikeneye. You mean? Think I give a fuck about the. Muve hano mugende kuba muri abapolisi sibyo bimbwiye iki. Uramumva ariko turi muri Amerika. Menye ikiburi bo batajya bakigenderaho. Kiburi kiremewe. Ego? Too many memories, Billy. Too many memories. Hari byinshi nagiye kwibuka nanjye. Byinshi kwibuka. Hari bank iri kwibwa n'uwitwa Janaya Wilkinson. Turashize. Wa mugore bari guhiga ngo ari kwiba bank none. Umugore ashyizweho icyaha cyo kwiba bank. Kandi yagiye kwibikuriza sheke ngo yitahire. None ngo ari kwiba bank. Urebe filimi.
umugore ufite ibibazo batangiye gupakira amafaranga yose bayamurunda imbere bapakira amafaranga yose bayamurunda imbere we buretse madame kuki muri kumenya amafaranga yose ngira ntayabasabye murakora ibiki nta mafaranga yanyu nshaka ndashaka sheke yanyu nshaka kubikuza sheke y'amadolari 521 niyo nshaka mw'ibifaranga ntabasabye mumbikurize sheke hari amafaranga yanyu nabatse bebe umusekirite yaje gufunga banki saa 11 ziregeze Jones You need to get everyone. Sohora abantu muri banki byakomeye. We're being robbed. Turi kwibwa. Yes, she has a gun and a bomb. Afite imbunda na bombe n'igisasu. Turashize ni ari shababu. Ni ari Kaida. Kiye kuba umusekirite wanjye mwe muvugana muhereza polisi vugana na polisi niwe ubuzi ibintu bya technology na tekinike. Kubibana nabo baraba civil. The bank is closed. Bank yafunze. What the fuck is you? Wavuga ibikigo bank yafunze. We need you to leave. Turagira ngo musoke mu kindi. And as long as tumaze isaha ku murongo mwana. Jenye ne mafaranga. How long we been waiting? Uzigiye dutegerere jana. We are being. Turi kwibwa. Excuse me? Over manager. Mana. I don't know what's wrong with her. Sinzi ikibazo bano bakobwa bagukorera bafite. Sinzi ikibazo bafite bari kumuha amafaranga atayabasabye. I don't know why she's giving me you. Sinzi impamvu bari kumuha amafaranga yose. Kenshi kubikuza sheke yanjye kuki muri kumuha amafaranga ntabasabye. Kuki ari kwigira nkaho ndi kumuhohotera. I know. Ndabizi. Ari kunsabiranga muntu. Ntaranga muntu mfite. Who's me, Tessa? Aranzi uyu yitwa Tessa. I can do this for you. Nabigufashamo. I know you. Kuko ngenda kuzi. Rebe. I know you. Ngenda kuzi, ndakuzi. Urakoze rata. Urakoze. Aterura igisasu. Nyenye ne mafaranga yanjye guterura igikapu bakagira ngo ni igisasu. Nyenye ne cash zanjye. Amadolari 521 niyo nyeneye mwibi bifaranga ntabasabye ngende kubiba. Ukuri byamucanze. Cash her check. We sheke yimubikurize nuna. Kuki kurira ariko sasa uyu mugore disa ameze nk'uwafashwe n'ibintu mu mutwe bimeze ntaho byamucanze ibibazo byinshi we nta nubwo ari kumenya ko bamufitiye ubwoba ko ashobora kuba bamuketse ko ari kwiba ahubwo ari kwibaza ngo uyu mutera afite ikihe kibazo ko nazi ikibazo afite ko ndi kumwaka amafaranga kama menshi ntabwo abyumva polisi bayibwiye ko hari Kaida yaje ufite n'igisasu ibaze guhamagara polisi ngo hari umuntu ufite igisasu mu baturage nawe ibaze ukuntu bamanuka bameze umugore nta gisasu afite yifitiye proje y'umwana we n'umugore wifitiye stress polisi yaramenye hano harimo ikiyabaye ngo n'umugore ufite igisasu we ubwo yatojwe na Zari Kaida we baramanuka bose ndasaboko haramba ibyaha byose by'ibyeba bigushyiraho igisasu mu baturage iyo raporo yatanzwe reba ukuntu baza none kikwereka ko polisi iri seri reba ibintu baza bagutunga wabonye niba barabatoje reba ibintu bari kuza bamutunga harimo na wa mupolisi wavuze ngo nzashaka impamvu yabimubwiye kare ngo nzashaka impamvu yemewe n'amategeko yatuma ngwica ibaze none nagusanze kuri banki bavuga ngo uri ikihebe yahita kumena umutwe wa mupolisi abarimo turashize uyu mugore menya zimwumiyeho buri ibibazo byaje bizira rimwe Rabe, tura mamodoka yatangiye guparika amaviga araparika. You two called on the APB on it? Yes, sir. Nimwe muhamagaye ngo hano hari umugore yego. Bamwita Jana ya Anna Whittington, imyaka 42. Twamufashe kuri kamera ari kwica abantu, harimo na boss yo muri supermarket. We need a line back to the bank right now. Bank muizenguruka. I want to put some eyes on that bank as well. Ndashaka kureba muri bank imbere biri kujya mbere. Yes, very bad. Sawa. We think that she set up the robbery at the super center and then. Ndetse turakeka ko uyu mugore wateguye n'abajura baje kwiba muri alimentation yakoragamo. Cyangwa iki? What I seen in the video. Jera rebye video. Ura mukobwa arata muri video ubwo abujura bwabaga muri alimentation yakoramo wabonaga ko ari abajura taziranye nabo. Okay, so how do you explain her killing her dad? None se kwica boss urabivuga yiki? Home today. Uriya mugore yarafite ibibazo bamwirukanye mu nzu twabibonye uyu munsi. All the more reason for her to rob. Iyo mpamvu sagiye kwiba bank. Too much for her, she wanted her pay. Uriya mugore yashaka amafaranga ye. Robbery and snatch. Ashobora kuba yisanze mu bujura bikamucanga bikamurenga mu mutwe akarasa boss we. Hano harusa nk'uri kumwumva we ngwino tujyane rata ndumva usa nk'uri gutekereza cyane. Uyarasebye. Kiramo n'utunote twa 20 rata muri ayo madolari ugiye kumba. Uyava yabona agakobwa kaje kwiba. We! Barwanira imbunda isasu riramucika rikubita mu kirere. Barwanira imbunda. Bano bumva isasu we atangiye kurasa n'abana arabamaziyo ni polisi. Tagiye kurasa abantu.
Baby yarakingura abumvishe sasu barirutse baboko hejuru It ain't even us. Keep your hands up. Look, the lady's still robbing the bank. Umugore aracyari kwiba man. Uyu ni umusekirite muri banki. Narabarashe. When I tried to take her. Narengerageje kumwaka imbunda irirasa. Oh shit. Umusekirite nawe ntacyo amfashije. Urebe uyu mugore nta kintu akoze. Baramugwiriye isasu riva mu mbunda rikubita mu kirere. Baguruke. We nagasubiri kujya mbere n'ubu. Nikwigira nkaho hari ikintu nabakoze. You gave me that money. Mumwe amafaranga yanjye naje kubikuza nigendere. I just needed to get the $40. Cyenda shaka amadolari 40 cyane yo kwishyura ibiryo by'umwana ku ishuri. Benevolent Bank and Trust, where there is Muri banki bita Benevolent hari ubujura buri kujya mbere. Biravugwa ko bakiriye Alamu yatabazaga ko hari umujura wageze none yavugiye misasu. Aya niyo makuru dufite muri kano kanya kuri YouTube channel yitwa Rock Entertainment. Abagabo babiri basohotse muri banki biruka. Nibo baje kubwira polisi bibaye. Uyu yarebye kuri televiziyo abona banki ahagazemo bari kumushinja ngo hari umuntu uri kwiba amafaranga muri banki. Ukekwa uri kwiba banki bamwita Janaya Anna Whitkinson. Turashize. Amakuru ava kuri polisi akavuga ko uyu mugore n'ubundi yarari guhigwa ngo kubera ko kareyisha abandi bantu babiri mu kasupermarket yakoragamo. Turashize. Yibonye kuri televiziyo ashinjwa kwiba no kwica. Kwiba banki ni icyaha gikomeye no kwica. Turashize. Ntabyo yarazi. Tesambereza iyo telefone. Webe yarumiwe. Benevolent Bank and Trust? Yes. Yego. Mada. It's for you. Iyi ni yawe. Akira ino telefone. Biramurenze. Call me. Ninde umamagayiza? Our bank lines. Nimero ya phones. Nimero ya banki. Batuhamagaraho nyine tu itabo. Ajugunya hasi igikapu cya gisasa kijugunya hasi. Bano niko bazi ngo ni igisasu. Niko babwiye na polisi kumbe ni projet y'umwana ku ishuri. Hello. Janaya? Uyu ni Chief Wilson. Ahita kupa. Oya. Ntabwo mvugana na polisi. Dore polisi iramena. Dore barebare n'abagufi ngo baramena. Basa n'abana bavuye ku ikosi. This here. She hung up. Arakubye. Who in the hell is a negotiator? He's ariko negotiator ye wundi muntu nk'uyu yashimuse banki bazana negotiator wa muntu babaganira mwumvisha bavugana wabyize. Je namugerageza ariko kucyo bitekereza. Kubera ko ngiye ndi umugore mugenzi washobora kunyumva. And what makes you think that's kucyo ukeka ko yakumva se? She was robbed by a man. Yibwe n'umugabo yagambanye n'umugabo yisanze muri banki yavuganye n'umugabo mwafande akeneye kumvishwa ibasi nk'iry'igitsina cye ry'umugore wenda ashobora kwiyumvamo akamubwira buri abagore barumvana umwaririra undi n'undi akamwumva atereka bari ngiye muvugisha ashobora kunyizera afande kazavayo iyi filime ntagashaka kubavugisha. Can you put me on speaker? Shiraho parireri. Ashiraho parireri. You're on. Uriho. How Janaya? Bite Janaya. Amazina ni Detective Raymond. Raymond burya n'amazina y'abagore se. All the police out there like. Kucyanza ari abapolisi buzuye bameze kuri. Negotiator. One of my officers made contact. Do you want to take over? Yeah, hold on. Umwe mu bapolisi banjye yari ku negotiator nayo bumuretse numve uyu hari haje wabyize mu negotiator urenze. Well, we got a call that the bank was being robbed. Badomagaye ngo banki iri kwibwa. I know it may be scary. Tabizi bishobora kuba biteye ubwoba. To ask. Is everyone? Ariko ndashaka kubaza bari muri banki basomeze neza. Kumvisha isasu rivugira muri banki. Uya. Isasu ryirashe. Umuntu yaje arangwira. Isasu ririrasa. Ndabyumva. But we have to be very, very careful. Ariko tugomba kwitonda. Kugira ngo abantu bari muri iyo banki bataza gukomereka. Listen, we didn't rob the bank. Chena banki nibye. Just came to cash. Nashaka kubikuza sheke yanjye. Byonyine. It's good to know that you're not robbing the bank. Ni byiza ko tumenye kutari kwiba banki. None si umuda wayishyize hasi. Ugasohoka. Nako gakapu kagasiga Cyenda shaka amafaranga yanjye. Nta mafaranga yabo nyine bayamaye ndayanga. Ndabagaye polisi ambeshyira ngo ndi kwiba banki arasaba. Ndandeshe polisi avuga ngo ndi kwiba banki. Jana yandagira ngo nyumve. One big misunderstanding. Bisa nkaho habayemo kutamenya. Cyenda ngo naje kwiba banki. That's what I'm trying to tell you. Nicyo nshaka kubabwira.
the time. Je buri genza muri iyi banki. Kuki mwambeshyera ngo nje kwiba banki? Never came into the bank with the bag. Ariko ntago usanzwe uzarega muri banki ufite igikapu ufite n'imbunda. Can you see how this can all be? Urumva ukuntu nawe bicanganye? Uyu mukobwa ari gukora akazi keza n'umunegotiator mwiza ariko abe muretse. Wa wundi wabyize yaravuze ngo tube tumuretse. This gun is not even. Iyi mbunda mfite nta nubwo ari iyanjye. Okay, well, let's just Sawa. put it down. Reka tuyishyire hasi. Come outside. Usohoke muri banki tubiganireho. no. Oya. No, all I need is Je nyine amafaranga yanjye yanzanye. $40 to Nkeneye amadolari 40 yo kwishyura ibiryo by'umwana ku ishuri. Umwana wanjye akwiye kurya. Umwana wanjye natarya ngo yishyure amadolari 40 bazajya bamuserereza ku ishuri ngarakeneye bamusebye. Je naje gushaka amafaranga y'umwana wanjye ngajya arya ku ishuri. Sohoka muri banki tuvugana umugore byamurenze yataye umutwe. Nta kintu mwamfasha. Nta muntu n'umwe wigeze umfasha mu buzima bwanjye. Byose nibyo byikorera. Buri kintu cyose nibyo cyikorera nta muntu wigeze umfasha. Wimbeshya ngo muramfasha. Murashaka kunyica. Murashaka kumbeshyira ngo nibye banki nimurangiza munyica abapolisi. Mumfunge munandukanye n'umwana wanjye nicyo mushaka. Umugore yabaye nk'umusazi. Okay. Well, the best way we can do that. Nibwo buryo bwiza twabikoramo. Kugufasha tukagushyira ku ruhande rwa nyarwo rw'ukuri. Umva, mubaze iby'imfungo. How many people are? Ubundi harimo abantu bangaho ngaho. Ntago bizi, ntabyo nzi. Abiza ati yataye umutwe. Katurore. If you don't want to come out right now, can you at least let them out? None se niba udashaka gusohoka waretse bari muri banki bagasohoka. I don't want anybody to get hurt. Jesa hari umuntu nigeze gukomeretsa. Je ntabwo naje hano gukomeretsa abantu no kubica. Bari kumubwira ngo niba udashaka kugira abantu nabi. Kupa icyo gitelefone. Shifuri arakubye. Hey, is there an electrical issue? Wait, hari ikibazo cy'amashanyarazi. Is that why we lost her? Get her back on the phone right now. Mumusubize kuri telefone nona. You want to take over now? Urashaka kuba ariwo negosiya? No, she actually. Oya, uyu mukobwa yitwaye neza mu kunegosiya n'uriya mugore. Trust with Detective Raymond. Urumva yamaze no gushyira icyizere muri uriya mugore washimuse abantu muri banki reka bare bakomeza kuvugana. Naguma avuge. Where'd you learn this? Ibi bintu byo kunegosiya wabyigiye. Negotiation specialist mu gisirikare. Uramwumva ararenze. Ibintu byo kunegosiya arabizi. Turi muri banki. Fata amafaranga yawe, amafaranga yasabaga. Barayamuzaniye. Banyita Janaya. Mwinyubaha cyane bari kumwubaha ngo Madame Whitkinson. There's your money. Akira amafaranga yawe. Doranye niyo mafaranga yamuzanye amadolari 500 yonyine yakoreye ukwezi. This is Ndaceka hano habayemo kutamenya. But we can fix it. Ariko twabikemura. I can tell them this is amakosa. all a mistake. Would you like us to do that? Yabazo dufaranga twe ayo umwana yashyira ku ruhande. Can you give this to my daughter? Aya madolari 40 uzi kuyamera umwana wanjye yishyure ku ishuri. Bajye bamuha ibiryo. Take it. Yafate. Please. Ndakwinginze. Ya madolari 40 yo ku ishuri yahayo. She would want you to give. Umwana we yakifuje kari we yamwihera. He ain't gonna let me. Uriya mugabo ntago ari butume nyaho umwana wanjye. Yabonye wa mupolisi kuri televiziyo. Wa mupolisi wamubwiye ngo nzashaka impamvu nziza yo kukwica. Umwe yagongeye imodoka. Close the blinds. Babwire bashyireho amarido. Nonaha. Yabonye wa mupolisi kare umubwiye ngo nzashaka impamvu nziza yemewe n'amategeko nkwice. Niyo mpamvu avuze ati aya mafaranga mu yamera umwana wanjye kuko arabibonye ko ari ikigabo gishaka umwica. Cyara bimubwiye buri muntu nakubwira ngo azakwica ari gukina. Ukabigira imikino. Abakora muri banki baje gushyira amarido. Banki yari yafunze n'abantu benshi bari bayirimo. Harimo saa nimugoroba. Urebe hano hariho kutamenya kwinca umuntu bamwitiranije n'umuntu uje kwiba banki bazi ko afite igisasu. All right, let's zoom in. Wait, tuzuminge turebe indani biri kubera muri banki. Bashizeho kamera zo muri banki. Where in the hell is the bomb squad? Moving in. Wait, babandi bategurura ibisasu bari ba bomb squad bari mu nzira bazi. Kira gisasu muri kukibona wana. Dore ngo baratangira kuvuga ngo mu gikapu afitemo igisasu. Hariya kugenda ni gisasu mu baturage nawe urabyumva. Ibyo ni ibintu bikorwa na ba Osama bin Laden, ba Ali Shabab na ba Al Qaeda. Icyo gihe nta nubwo bagufunga ngo uri umujura. Hano hari umugore waje agufatira telefone urebe. Abizi muri iyi minsi ibintu byose no kuba mu content creator. Arangije ashiraho telefone aramurikodinga ajya live kuri Instagram. Ndebera abantu bose bigize aba content creator aramurikodinga. Umva
ndananiwe muzanira mukecuru intebe genda uzane umukecuru intebe rebe umva mumbabarire I know you all got lives. ndabizi mufite ubuzima bundi mugomba gusubiramo none se waturetse tukagenda I just need a minute to figure. ngeneye umunota ngo mbitekerezeho Ain't nothing to figure out. ntacyo gutekereza gihari Give yourself up. genda polisi gufunge Can't let him kill me. ntago natuma uriya mugabo anyica hari umuntu wamubwiye ngo azabwica niwe uri gutuma adasohoka ubundi yasohoka muri banki ariko hari umupolisi wamubwiye ngo nzakwica bahuriye mu nzira bazaniye umukecuru intebe banki yari isigayemo abageze mu zabukuru What's the matter with you? mufite ikihe kibazo Stole nothing from nobody. I haven't either. we twe nta muntu twigeze twiba nanjye nta muntu nibye Can we not? muceceke She said she wasn't trying to rob the yavuze ko adashaka kwiba banki That upset her. mureke rero tureke kumurakaza nitumurakaza Y'all don't want to work for nothing. bamushaka ibintu by'ubuntu gusa umva umusaza uri I'm a veteran. je navuye mu gisirikare Long and hard for y'all to iki have. gihugu twarakirwaniye ngo mubone kwishyura ukizana Get the thanks we get. none dore nyiturano muri kuduha igihugu twarwaniye sha tukakimerera amaraso njyewe umwanda atanawurambiwe ndanisohokeye nk'umusirikare sheri gwino twigendere agiye kubarika basohoke se barasohotse arabihorera turashize barasohotse we hari imfungwa ebyiri zisohotse muzireke barumiwe abantu bari gusohoka muri banki ubundi nta kibe we mukinga umuryango bari abapolisi batinjira mukinga umuryango muzehe na mukecuru arisohokeye Come back. garuka rebe cya gisasu ntago ari igisasu ni agaporoje yakoreye umwana agatangira kwaka akagera gutya kakiyatsa ni agaporoje k'umwana yo kwishuri bamutumye muri siyanse aza kugatereka hano reka nze nkazimye bano wibikora canaya wibikora tureke twese dusohoke turi bazima bano bantu mbagize nera ariko uriho poroje y'umwana bakavuza induru bazi ko ari igisasu agiye guturitsa ntabwo natuma uriya mupolisi anyica umupolisi yabonye nanyica arinde uzita ku mwana wanjye umwana wanjye niwe byose mfite bebe I need you to stay with me. mugumane nanjye sibyo I don't ask nobody for nothing. nta kindi kintu ndi bubasabe mugumane nanjye gusa uriya mugabo atanyica hari umupolisi kari yagonze yamubonye reka bino bintu ndebe ikintu twabikoraho agaruka kuri poroje y'umwana iriyakije ayizimye aza hano kuri poroje ayizimye ayikuramo arayizimya arongera afunga igikapu bariruhutse igisasu yabuze gato ngo kiduturikane igisasu cyahe n'abapolisi baribona igisasu yari agiturikije yabuze gato banki yari ayiturikije uriya mugore agomba gushaka ukuntu mbikenza urebe nkeneye gutekereza reba filime dore ubwoba abantu bamubonye nk'ikirere kimeze nk'igisozi kumbere ibibazo uriya muntu ni umusazi yandakariye njye yarananyica tesha ufite guceceka mureke twirukanka uyu mugore arashaje ntabwo twamusiga hano reka nisohokere na raya bano barashaka gusohoka biruka afite bombe mu gikapu mwayibonye cya bisasu biturika nka bimwe mujya mwumva muri za Rusiya afite igisasu imyaka yose nabayeho nisazi bungiye kwicwa n'igisasu koko umugore bari kubeshyira ngo afite igisasu bari gutekereza ibintu bidahari urebe ukuntu isi bayo abantu batekereza ibintu bidahari urebe abazanira intebe ku mbunda yabazanira intebe mwicare ndabona mumeze nabi ubundi abandi bajuru iyo baje kwiba banki barabwira ngo muryame hasi banagukandagira ku mutwe gusa yari kubazanira intebe ngo bicare mwicare ndabizi mwahagaze umwanya munini mwicare abaye intebe baricara rebe polisi iri kubireba byose mwigeze mubona umujura uha intebe abantu aje kwiba ariko wabonye abantu bapfiriye muri alimentation nawe uyu mukobwa ameze nk'uri gushaka kumva n'umugore yaraje yicara hano ntabwo byari ngombwa ko muhagarara ndabizi uko bemera guhagarara umwanya munini umunsi wose wibuka akora muri alimentation yirirwa ahagaze yishyuriza abantu twabonye igishushanyo mbonera kiriya banki twanagamo ibigerenade by'urumuri tukabinjirana kiriya gisasu wabona atari n'icyanyacyo
And it's real. Kino gisasu wabona ari icyanyacu. Since we don't know right now, we're just going to stand down and wait. We can. Kugeza turamenya igisasu afite nimba ubukana bwacu ntabwo tweta twinjira. Bishobora gutuma imfungwa zipfa. Shit. All right. This is not your average bank robber. No, it's not. She's a murderer. Uriya mukobwa ni umwicanyi. She didn't even try to stop him from walking out. Abaturage bari gusohoka muri banki ntanabahagarike gutumwita umwicanyi. A witness said. Umwe mu batangabuhamya yavuze ngo uriya mugore si umuntu mubi. She's a good girl. Yavuze ko ari umukobwa mwiza. He thinks she may have just snapped. Wabona hari mu mutwe byicanze gusa. Stopping her from snapping. Niba byicanze se bikicanga ajya kwiba banki. Hari ukuntu umutwe ngo snappinga nyine bikigucanga ntumenye aho uri na situation irimo kamera nkaho baye umusazi. Ikibazo mwebyo ntago mwabyumva ariko bibaho. I think we can end this thing peacefully. Bino bintu twabirangiza mu mahoro. Polisi ni FBI nizikabyivangamo. Ibintu byose biraza kuba bibi. Wait, you mean to stop the robbery? Kuko twe na FBI ntago dufite intego zimwe. FBI iraza kwica uriya mugore. I mean to save her. Mu gihe twebwe dufite gahunda yo gutabara uriya mugore bigitwa ko yaje kwiba banki. We seen her medicine. Twabonye imiti y'umwana we bayijugunye hanze y'urugo. This is about giving her a chance. Ibi ni bijyanye no guha umugore andi mahirwe. FBI nibizamo iramwica. FBI nta mikino bagira. Kuva FBI nimuyihamagara. Dutegereza bari duhamagara. Nimuyihamagara. FBI n'abasazi baza nyine bavuga tubwo tuje kwica ikiye baza bica. Mu gihe bano bapolisi bari kuvuga ati uyu mugore twabonye ubuzima bwe bwose abayemo twagerageza kumuha andi mahirwe. Do you want to take over now? Detective Raymond. It's on you. Ni wowe uri buze gukomeza uvugane nabo. Fata vugana nawe. Telefone yarasoni. Muri banki. Si telefone ziraza kunsoza. Zikupe. Nyamara byaba byiza uvuganye nabo kumva. Janaya. Yenda shaka kuzizima. Arazikupe. Janaya. You might want to answer. Iyi telefone ufite kuyitaba. They have an idea on how to get you out safely. Wabona ufite igitekerezo cy'ukuntu uri busohokemo hano utekanye ukajya kureba umukobwa wawe. Bivuze umukobwa warumva. Hari n'akandi telefone ka Sony. Avayo. Za kwicara hano. Cyamucanze. Ufite ibibazo byinshi byahuriranye mu mutwe biramucanga. Hello. Hello? Janaya, this is Detective. Janaya, uyu ni Detective Raymond muvugana. Urakoze kwitaba. Mumeze muti ndani. Why you got all those police out? Kuki hano hanze hari abapolisi bangana gutya? Abaje gufata kumbe ari live hari umu content creator uri muri iyi banke wamushyize live. Abapolisi bose nabaje kumfata. Je ntago cakwiba iyi banke. Umva amakuru tubonye hari live y'umu content creator uri mindani. Ayo makuru tugiye kwabanyuriza kuri televiziyo namwe mu murebe. Iyo live. Je cyo nari nyine nukuza kubikuza amafaranga yanjye. Mu buzima bwanjye nta muntu n'umwe ndiba. Nta nubwo nari nzi ko imbunda nyifite. Niyo mpamvu ushaka kubabwira bino byose biri kuba sinari nzi ko biri bube igihugu cyose cyahise kijya live gitangire kirebe ku makuru umugore ari live ariko ntabyazi. None se turabihagarika gute Janaya? Ntabwo nasohoka hanze ngo ndeke bandase. Nta muntu uri buze kukurasa. Uriya mugabo yarambwiye ngo azandasa. Yarambwiye ngo azaturitsa ubwonko bwanjye. Uwuhe mugabo? Bano barumirwa. Ninde wabikubwiye? Uriya mupolisi uri hanze yabimbwiye. Yaravuze ngo nambona azanyica. We mushaka mu ofisi. Yarari kumwe n'undi mu ofisi w'umukobwa kare turahura. Imodoka yanjye banayipakiye bayitwara muri bya bindi babyita gute ipakira mu modoka bya breakdown. Uwo mugore n'abo bapolisi bari kumwe nababwiye ngo genda imodoka yanjye. Kubera ko ariyo modoka nkoresha y'umwana wanjye afashwe n'uburwayi mu gicuku nijoro amujyana kwa muganga. Kuko sinategereza ambulance ngize gutabara umukobwa wanjye. Nabibwiye polisi yanga kunyumva imbwira ko izanyica ipakira n'imodoka yanjye irayitwara. Birengagije ko ariyo ndwara mu mwana wanjye kwa muganga yarwaye nijoro. Cyose biraza kumera sawa. Ndagusezeranya nta muntu uri bukugirire nabi. Come on now. Sohoka bino bintu tubiganireho. Ntago nasohoka hanze. Bahita bandasa. Nari nkeneye amafaranga ujye kugura imiti y'umukobwa wanjye ararwaye. Janaya. Sohokayo ndaza kugufasha. Na boss wanjye sura mumfasha. Boss wanjye ngari gukeka ko ari njye wamugambaniye kugira ngo bamwibe banamurase.
bira bintu bibi umugabo yaje aratwiba arankubita kubera ko yasomye izina ryanjye ku gasengerere nambaye bose atekereza ko nziranye n'abo bajura avuga ko nanjye naje kwiba yari yanze kunyishyura amafaranga yanjye aranyirukana bosi yanyirukanye bosi yanyirukanye ku kazi uyu munsi kuko ku ishuri bamamagaye ngo nze ndebe umwana wanjye bosi bituma nyirukana imiti y'umwana wanjye bihenze cyane biragoye kubona amafaranga yiguze ndakora nkavunika ngo nishyurwe nkora utuzi tubiri bikamvuna cyane kandi ashaka gukora ikintu cya nyacyo ku mwana wanjye gusa nta kindi kibi nakoze umwana wanjye bamutwaye kubera ko umwana wanjye yaguye muri dushe agakomereka gatonya kakunda akana kaba kumva ngo kakuze gashaka kwiyoza karanyereye kagwa muri dushe agira utuntu tw'udukomere ku mugongo none leta yavuze ngo umwana wanjye ndamuhohotera mu rugo ndamukubita baramunyembura baramutwara nta kintu na kimwe bari bitayeho uravuga ukuri uravuga ukuri ufite uburenganzira bwo kurakara uyu mupolisi n'uyu munsi yose aramufasha atangira kurira turaza gushaka uburyo ki twagusora igihugu cyose kiri kumva uyu mugore ariko we ntabyo azi nirukanywe mu nzu uyu munsi nta handi hantu ufite ho kujya kuba banyirukanye mu nzu n'umwana imiti y'umwana wanjye nyir'inzu yayisohoye ku muhanda yijugunya hanze Randi Road yasohoye imiti y'umwana wanjye n'ibintu byanjye bijugunya mu mvura nari namubwira Randi Road ari kubireba n'abandi bapangayi baturanye ewe uri inyamaswa Randi Road nari namubwiye ngo boss araza kunyoherereza sheke mu minsi 3 yihanganira nusohora ibintu mu nzu iminsi 3 yonyine Randi Road yanze kuyihanganira sohora imiti y'umwana wanjye mu nzu ajugunya hanze uzi uburyo bigoyemo kwita ku mwana wanjye ugendeye ku mafaranga ngorera ukuntu ari make no kubona kimwe cya kabiri cy'ibyo umukobwa wanjye bakeneye biramvuna ariko nyir'inzu nyir'ibyondi byo ntabwo yarabyitayeho yatsoranye n'umwana yasohoye ibintu byanjye n'imiti y'umwana mu mvura ese umwana wanjye nagera mu rugo ndamubwira ngo iki ngo badusuhuye mu nzu birarenze birakabije ninjye njyenyine umwana wanjye atezeho amakiriro nanjye nta wundi nyatezeho nta muntu n'umwe unyitayeho nta muntu n'umwe ujya umbona mu buzima bwose ninjye wifasha ibintu byose ubu nibwo buzima bwanjye mporamo bw'ibibazo byisubiramo bebe sinzi icyo gukora uri kunyumva se basi nta kintu na kimwe ngira yego ndaza kureba bino bintu ukuntu twabivamo umupolisi n'uyu munsi yose aramufasha atangira kurira ndakubona njye ndanakumva uyu mugore avuga ati ubuzima bwanjye bwose nta muntu wigeze unyumva cyangwa mbone arakupaho gato umva we komera wigira amarangamutima menshi ndabizi namwe polisi ntabwo munyitayeho muragira ngo nsoke uriya mugabo ndase w'umupolisi urabizi ntabwo nkuzi ariko ndi kwibona njyewe muri weho narezwe nanjye n'umumama utagira umugabo n'umusingo mada ibintu byose byari biri kuri mama wanjye ndibuka umunsi umwe navuye ku ishuri nsanga natwe mama njye na mama badusohoye mu nzu mama wanjye icyo gihe yari yarakaye badusohoye mu nzu mama yari yasaze wijya mu kindi cyerekezo utaza kumushotora uzana amarangamutima menshi wari ufite imyaka ingahe icyo gihe nari mfite imyaka 9 umupolisi yabonye n'umugore amwibonamo njye umukobwa wanjye afite imyaka 8 urumva ko nkumva rero icyo gihe nayambiriye mama wanjye mubwira ukuntu mukunda cyane kuko nabonaga byamucanze badusohoye mu nzu ndamubwira ngo turaza kumera neza Janaya ndagusezeranya uraza kumera neza we n'umwana wawe muraza kumera neza uramera neza we turi live we ntabwo nari ko turi live ngo turi live ibintu byose byavugwaga biri live
Fayon kubiri live abaturage bari kubibona biri live Just listen, okay? umva It sounds like it's been a really long. birasa nkaho uyu munsi wakubereye umunsi muremure kandi w'ibigeragezo. Sounds like you haven't slept. Umeze nk'umuntu utigeze unaryama. Think if you came out, we can figure. Ariko usohotse muri banke waza tukabiganiraho byose. Stop saying. Rechara kuvuga ibyo bintu byo gusohoka. Saying that I'm not coming out. Ntago nasohoka hanze uriya mugabo akiri hanze. Afite amarangamutima menshi nawe urayafite. Wegarukana n'umusabe kumanika amaboko. Uriya mugabo yangongeye mu muhanda arambwira ngo azashaka uburyo bwemewe n'amategeko bwo kunyica. Umugore bari kumwe nyandikira itike y'imodoka yanjye barayipakira. Kandi abiswe amafaranga nayafite. Kubera ko nta muntu unyitayeho n'umwe. Ntago nsohoka muri banke. Dance batanyica. Umupolisi yamubwiye ngo aramurasa ngo azamwica. Uwo mupolisi yakubwira ibyo bintu ukagira ngo ni imikino. Ahora n'imbunda. Noneho yanakubwiye ngo azashaka uburyo ngo bwemewe n'amategeko bwo kukwicamo. Bwa buryo yakwicamo ntazanabifungirwa agatanga raporo ngo uyu nguyu yarwanyije inzego. Baby. You okay? Is neza? Yeah. Yego. Umuntu gute arwanya inzego zarakoze ikose mugomba kujya mu ngumi bikarangira. That was a damn good job there. Wakoze akazi keza mindani. Sorry. Sibyo. I didn't know all of it about you. Ntago nari nzi ubuzima wabayemo. Kurenza ubuzima wanyuzemo umukobwa nafite ibibazo nk'ibyuriya mugore rumindani. Mugore baramwumvije umukobwa afite agahinda ari kubona uriya mugore akamubonamo we ibibazo nawe yanyuzemo bibazo uriya mugore afite nawe yabinyuzemo byose. Baby. Yo. How in the hell is she on TV? Utari kuri televiziyo. Chief, one of the hostages went. Umwe mu mfungwa zirimo imbere yakoresha telefone ajya live. Iyo live ye niyo bakoresheje. Ukupe sinyari zose za telefone muri ya bank abapolisi And if she was written a ticket, I want to know who wrote that. Nimba bamwandikiye itike ndashaka kumenya umupolisi wamubwiye ko azamwica ninde wamwandikiye itike agapakira imodoka ye. Bahise bakupa network hano. Uyarebye abona kamera ziriho. Kuki zino kamera ariko ziriho zijyana amashusho. Zijyana amashusho ku bindi biro byacu dukorana. Ndagira ngo mukupe izi kamera muzikupe. Muzikupe. Nyereka ahantu zino kamera ziba ziri. Nimuvaho muri. Vaho muri. Ndashaka kujya gukupa ziriya kamera zikavaho kuri filime. Uyu mugore asohoka muri banki gute? Bamufashe n'iki urabizi ducike. Uyu ngo bamwita Tessa. We yakinguye umuryango. Ntabwo yawukinguye. Ntabwo ukinze wana. Tumuyobe. I gotta get out of here. Dufite kuvana wandi uragiye arayifa kuri telefone. Girl, she has a bomb. Uyu mugore afite bombe. Charasi cyangwa duturitse. Jefite kuvana nkagenda. Tessa, Tessa aragiye. Ni Tessa ariko ubwo muri byatesha byose bigendera hamwe. Aza gukingura no. Tesha. Tesha barakurasa. Aragaruka. Uyaje gucomora kamera bataba bari no kundi kodinga bavuga ngo nge nibye abantu ibintu by'amakamera ntago ari byiza. Icyo atazi nuko yageze kuri televiziyo kare. Ari kuri televiziyo amaze igihe kinini kuri televiziyo abaturage bose bamenye inkuru ze na barandi road n'abantu bose. Byabo byose yabivuze. You know a lot about electronics? Byerekeranye na electronic urabizi? Oya. Uretse. Zano. Arabikupa. What the hell happened? Bigenze biti. Kamera abapolisi barazibona none nta makuru bafite ibiri kubera mindani. Damn it. Sike. Arabakupiye. What are you doing? Urakora ibiki? I have to go to the bathroom. Nari ngiye mu bwiherero. We all have to go. Twese dufite kugenda. Okay. Is there a bathroom? Hano ari mu bwiherero? Here. Yes, it's back. Yego hari inyuma. Okay. All right, one at a time. Hagenda umwe rero. Umwe. Urebe?